UBUSABANIRAMANA. UBUSABANIRAMANA. Ndagushuhuje cyane kandi ndagushimira wewe wakurikiye episode ya 9 nizayibanjirije zose. Nta kabuza umaze kuba inshuti y'ikiganiro UBUSABANIRAMANA. Mu kiganiro UBUSABANIRAMANA duhabwa inyigisho hamwe n'inama za Mutagatifu Francisco wa Sale ku buzima nsabaniramana, ku bukristo bwuzuye, ndetse tugahabwa ibisobanuro ku byo twibaza mu kwemera kwacu. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro episode ya 10. Bisubiremo episode ya 10. Ikiganiro kirakuze. Inshuti muvandimwe, ubushize twasoreje ku mwanzuro ku gusukurwa kwa mbere. Twagiye inama zikomeye zijyanye no gusukurwa no kwanga ibyaha ku buryo bwa burundu. Muri iyi episode ya 10 tugiye kuzamukira ku kwisukura inkundo dufitiye ibyaha bito. Ndi Egide NDUWAYEZU, nguhaye ikaze. Episode ya 10 twagiye ni ngombwa kwisukura inkundo dufitiye ibyaha bito. Uko umunsi ugenda ukura tugenda tubona neza mu ndorerwamo ibyasha n'imyanda bituri mu ruhanga. Ni nk'uko rero uko urumuri rwa Roho Mutagatifu ugenda rumurikira imitima yacu, tugenda turushaho kubona neza kandi ku buryo bufututse ibyaha byacu, amarari n'ibidatunganye byose bishobora kutubuza kugera ku busabaniramana nyakuri. Urwo rumuri kandi nirwo rutwereka iyo mico mibi n'iyo myanda, ukanatubyutsamo icyifuzo cyo kubyisukura. Mukundwa Filoteya, uretse ibyaha bijyana mu rupfu n'irari ryabyo, wasukuwe mu myitozo yabanje, uzasanga ugifite mu mutima wawe amarari menshi n'inkundo z'ibyaha bito. Simvuga kuzibonamo ibyo byaha bito, ahubwo ndavuga ko uzasanga ubifitiye urukundo n'irari. Nyamara buri cyose gitandukanye n'ikindi, kuko nubwo nta na rimwe dushobora kubaho nta cyaha na gito dufite ngo tube twaguma gutyo igihe kirekire, nyamara dushobora byibura kutabigirira irari na gato. Kubeshya rimwe cyangwa kabiri n'umutima mwiza mu bintu byoroheje bitandukanye no gukunda kubeshya no kubyizirikaho. Ubu rero ndasanga ari ngombwa gukiza roho yawe icyitwa urukundo cyose igirira ibyaha bito. Tugomba kurera ku bushake icyifuzo cyo gushaka gukora icyaha cyoroheje icyo ari cyo cyose, byaba ari ukugaragaza intege nke zikabije, kugumana mu mutima wacu ikintu gitera Imana ishozi tubizi neza kandi tubishaka. Mbese byaba ari nko gushaka kurakaza Imana, kuko icyaha uko cyaba gito kose kirakaza Imana nubwo bitageza aho duciraho iteka. Niba rero icyaha gito kidashimisha Imana, icyifuzo n'urukundo tukigirira nta kindi bigaragaza uretse umugambi tuba twafashe wo kuyirakaza. Bishoboka gute ko roho yiyubaha irakaza Imana ibishaka ikagerekaho no kumva ibyishimiye? Izo nkundo rero Filoteya zinyuranye n'ubusabanyiramana, nk'uko irari ry'icyaha kijyana mu rupfu rinyuranye n'urukundo rw'Imana. Izo nkundo zigabanya imbaraga za roho, zikatuvutsa ibihozo bya Nyagasani, zigakingurira imiryango ibishuko, kandi nubwo zitakwica roho zirayizahaza. Umunyabuhanga aravuga ati, isazi zapfuye zinutsa amavuta y'umubavu. Aba rero ashaka kuvuga ko izirya amavuta y'umubavu ariko zitayatinzemo ntacyo ziba ziyatwaye, kuko zangiza gusa ayo zatwaye, andi agasigara ari mazima. Ariko iyo zipfiriyemo zituma atagaciro ndetse agatera n'iseseme. Ibyaha bito byo rero iyo bigeze muri roho isabana n'Imana ntibihatinde, ntibiyangiza cyane, ariko igihe bigumye muri iyo roho kubera urukundo ibifitiye, biyikuramo nta kabuza impumuro y'umubavu, ari wo mugenzo usabaniramana. Ibitagangurirwa ntibyica inzuki, ariko byangiza kandi byonona ubuki bwazo, ndetse bigakwirakwiza indodo zabyo hose mu bishashara, ku buryo inzuki ziba zitagishoboye gukora umurimo wazo. Ibyo rero bishoboka iyo ibitagangurirwa bigeze mu muzinga bikiberamo. Icyaha gito rero nacyo ntikica roho yacu, ariko cyangiza ubusabanyiramana
byongeye kandi kibangamira ubushobozi bwa roho, kiyuzuzamo ingeso mbi n'amarari yacyo, ku buryo roho iba itagishoboye kugira umwete w'urukundo rwo shingiro ry'ubusabanyiramana. Birumvikana ariko ko ibyo biba igihe icyaha gito gitinze mu mutima wacu bitewe n'urukundo tugifitiye. Filoteya rero ntacyo bitwaye kubeshya byoroheje, gukabya rimwe na rimwe mu magambo, mu bikorwa, mu ndoro, mu myambarire, mu kwisiga, mu mikino no mu mbyino. Icy'ingenzi ni uko igihe ibyo bitagangurirwa bya roho byinjiye mu mutima wacu, tugomba guhita tubyirukana kandi tukabica nk'uko inzuki zirukana bya bitagangurirwa. Ariko nitubireka bikavogera imitima yacu kandi noneho tukanishimira kubiharekera no kubireka bikahabyarira, tuzahomba bidatinze ubuki bwacu, ndetse icyima cy'umutima wacu gihumane kandi cyangirike. Ariko kandi bigarukeho, birashoboka se ko roho ifite urukundo yakwishimira kurakaza Imana yayo, igahora irarikiye kuyibabaza, cyangwa se igahora ishakisha icyo izi ko kirakaza Imana? Ni ngombwa kwisukura irari tugirira ibintu bidafite akamaro kandi byatugusha mu byago. Imikino, ibitaramo by'imbyino, iminsi mikuru, amakinamico, byo ubwabyo ntabwo ari ibintu bibi na gato, nta n'icyo bitwaye, ariko bishobora gukoreshwa neza cyangwa nabi. Nyamara nibyo kwitonderwa, kuko kubyizirikaho bishobora kudukururira ingorane. Nubwo ari byiza gukina, kubyina, kwishyiraho imirimbo, kujya kumva amakinamico atagayitse, kujya mu minsi mikuru, icyo nakubwira Filoteya giteye amakenga kandi gitandukanye n'umugenzo w'ubusabanyiramana ni ukubigira irari. Kubikora ubwabyo ntacyo bitwaye, ikibi ni ukubikunda cyane. Byaba biteye agahinda kuzuza umutima wacu irari ry'ibidafite umumaro by'ubucucu bifata umwanya ukomeye warugenewe imibonere myiza y'ibintu, maze bikabuza umutima wacu gutwarwa n'ibyiza. Kera Abanazareya ntibirindaga ibisindisha gusa, ahubwo birindaga no kurya imbuto z'imizabibu kimwe no kunywa umutobe wazo. Atari ko imbuto z'umuzabibu n'umutobe wazo bishobora gusindisha, ahubwo icyabateraga impungenge nuko iyo unyweye uwo mutobe ushaka no kunywa ku mbuto z'imizabibu, hanyuma bigatera icyifuzo cyo kunywa ku mutobororo wa divayi ndetse na divayi ubwayo. Simvuze ko tudashobora gukoresha ibyo bintu bishobora gutera ingorane, ahubwo ndashaka gusobanura ko tudashobora kubyihambiraho tudahungabanyije umugenzo w'ubusabanyiramana. Impara z'imishishe ziritarura zikihisha mu bihuru, kuko ziba zizi neza ko kubera urugimbu rwinshi ruziremereye zidashobora kwiruka cyane igihe zitewe. Ni kimwe rero nuko umutima w'umuntu wuzuye inkundo z'ibidafite akamaro kandi bishobora gukurura ingorane, udashobora kwiruka bwangu biworoheye uhungira ku Mana y'ipfundo ry'ubusabanyiramana. Abana bato bakunda kwiruka ku tunyugunyugu kandi ntawe ubona ko ari bibi, kuko baba ari abana nyine. Ariko se ntibiteye isoni n'agahinda kubona abantu bakuru birukanka ku bintu bidafite shinge na rugero nk'ibyo navuze hejuru? Kandi uretse no kuba bidafite akamaro, kubyirukaho bikaba byadukururira ingorane zo guta umurongo. Niyo mpamvu rero mukundwa Filoteya, mvuga ko ari ngombwa kwisukura ayo marari, kuko nubwo ibyo bikorwa bitaba bibangamiye igihe cyose umugenzo w'ubusabanyiramana, ariko kubyihambiraho birawuhungabanya. Ni ngombwa kwisukura ibyifuzo bibi. Filoteya rero turacyifitemo ibyifuzo bibi karemano bidafite isoko mu byaha byacu bwite, ibyo bigatuma bidahinduka icyaha cyaba kijyana mu rupfu cyangwa se cyoroheje, ahubwo ibyo byifuzo bikitwa ibidatunganye biba muri twe, naho ibikorwa byabyo bikitwa intege nke cyangwa amakosa yoroheje. Kuko Mutagatifu Yeronimo abivuga, Mutagatifu Pawula yagiraga agahinda n'amaganya menshi ku buryo igihe abana be n'umugabo we bitabye Imana yari agiye gupfa azize ishavu. Ibyo ni intege nke ariko si icyaha, kuko nta bushake yabishyiragamo. Abantu bamwe bakunda kutagira icyo bitaho,
abandi bagahorana umwaga. Hari abemera bigoranye ibitekerezo by'abandi, abatamenya kwihanganira bagenzi babo, abakunda kurakara, abandi bakihutira kugaragaza urukundo rwabo. Ni abantu bake udashobora gusangana mwene izo ntege nke, nubwo ari umwihariko na kamere kuri buri wese muri twe. Nyamara dushobora kubikosora cyangwa kugira uko tubicubya. Dushobora ndetse no kubyigobotora tukabyisukura twitwararitse, tukifuza ibitandukanye nabyo. Ndakubwiza ukuri Filoteya, ni ngombwa kubikora. Niba barashoboye guhindura indimu zisharira mo indimu ziryohereye, bazikata hasi maze bagasohoramo amazi yazo, ni kuki tudashobora kwirukana ibyo tubogamiyeho bibi kugira ngo turusheho kuba beza? Nta kamere nziza idashobora guhindurwa mbi n'imico mibi, kimwe nuko kandi nta kamere mbi idashobora guhinduka no kuganzwa hifashishijwe mbere na mbere inema y'Imana, hanyuma n'umuhate wo guhozaho. Iki rero ni igihe cyo kuguha inama zijyanye n'imyitozo izagufasha gukiza roho yawe ibyifuzo byose by'ibishobora kuguteza amakuba by'ibitatunganye n'ibyifuzo by'ibyaha bito. Ibyo bizatuma buhoro buhoro ukomeza umutima wawe uwurinda icyaha cyose kijyana ku rupfu. Imana ni iguha inema yo kuzishyira mu bikorwa. Ndagushimiye cyane wowe inshuti y'ikiganiro Ubusabanyiramana. Iki kiganiro tugisangamo inama n'inyigisho za Mutagatifu Francisco wa Sale. Kuva kuri episode ya mbere kugera kuri ya 10 turimo dusoza, twakurikiranye igice cya mbere gikubiyemo inama n'imyitozo ya ngombwa roho ikenera kuva igihe igira icyifuzo cyo kwinjira mu buzima nsabaniramana kugeza igihe ifatiye umwanzuro wo kugishyira mu bikorwa. Twabonye inama nyinshi, twumvise byinshi, twarakosowe kandi twarahindutse. Ndagushimira cyane wowe ushyira mu bikorwa ibyo izi nama zitubwira. Ndagushimira cyane wowe watangiye kurarika bagenzi bawe ngo mujye mukurikira iki kiganiro kigera kuri umuyoboro wa YouTube buri wa mbere na buri wa kane isaa 7 z'amanywa. Episode ya 10 tuyisoreje aha. Mbararikire cyane episode ya 11 aho tuzinjira mu gice cya kabiri cy'igitabo Ibanga ry'Ubusabanyiramana, gikubiyemo inama zitandukanye zigamije kuzamura roho ziyerekeza ku Mana muri orezo no mu masakaramento. Warakoze cyane Mutagatifu Francisco wa Sale ku nama nziza utugira uko bwije nuko bukeye. Udusabire no kuzishyira mu bikorwa. Mwakoze cyane abakurikiye iyi episode ya 10. Bitume musubira inyuma murebe n'andi ma episode yayibanjirije uko ari 9. Gahunda itaha ni episode ya 11. Jewe ndi Egide NDUWAYEZU. Nimugira amahoro ya Kristo. Wakoze kubana natwe mu kiganiro Ubusabanyiramana. Izindi episode zabanjirije iyi ngiyi zose ni kuri uyu muyoboro Ubusabanyiramana.